nkirambirijeho cyane kiriya gihe abahanzi bari bake kiriya gihe wabaga uzi ngo hariho Meddy ngo hariho nyine warababaraga ukanabarangiza ukabara Tom Close ukabara ba Knowless abantu nk'abo ngabo ariko ubu ngubu urumva hagiye haza abahanzi benshi ubundi ngewe muri kino gihe turimo muri iyi generation cyane nkunda kwiyumvira aba upcoming kuko baba bafite ibintu nyine bitondeye buriya abasitari njye navuga ko muri iyi minsi ntabwo basigaye bagira ubunebwe ntabwo nyine rega barakoze man barakoze ibintu bigeraho birashira ubundi ibintu bishyashya biri mu bapeti kugira 2025 ubwo harimo imyaka irindwi ubwo ni 7 irimo nose ubwo umaze ni ukuvuga umaze imyaka 7 muri industry cyane ahubwo sinzi impamvu ntafata oya ndashaje muri industry bro umaze imyaka 7 muri ndashaka umukunzi utazankotoza gacya mu gitondo tukikoroga maze kuri media tukarikoroza ubwo tugatahira kwifotoza nendaga gusara kubwawe wakinishije inshuti. Welcome my people, Oliver. It's Oliver again, and this is Oliver TV show. As we proceed with what you need, we are back. Uyu munsi tubazaniye umusani wa Danger. Umusani uri kubikora muri iyi minsi afite akagoma gashasha tugiye kukaganiraho. Uyu musani ikirenze noneho yaje kunsura home. Yaje kunsura home turi kwicira ingira. Ni umusani wa Danger. Abanyarwanda mugomba kwitega akeneye support yanyu kabisa. N'umusani witwa Kedri muramuzi kuri TikTok, abenshi mukunda kuvuga ngo asanga King James, ariko n'umusani wa Danger kabisa. Bro latest fresh amakuru yawe ni neza kabisa, meze neza cyazi usana King James ariko mubibona mwibwe ariko njye sinyambitindaho. Nose nago ujya ureba nko muri miruwari ngo urebe murasa reka so nshobora kumara nk'amezi nk'abiri ntarireba mu ndorerwamo kubera iki sinzi ntabwo njya kwireba. Nose ubwo nireba wenda nk'iyo nakoze nka video ariko nshobora kumara nk'ukwezi cy'amezi abiri ntarebye ngo nirebe mu ndorerwamo biraho bisanzwe. Nose ubwo umenya gute ko mu maso hasa nabi cyangwa adasa nabi? ndetse nakozemo nahoze ubundi hasa nabi ariko hari igihe uba utahanugije uba ukeneye kwireba muri mira kugira ngo nyine urebe ko ufunzemo neza. ubundi reka mbivuge mu ijambo rimwe, ndeba muri miruwari bari kunyogosha gusa bya bintu byo kuvuga ngo urabyutse ugiye kwiborosa. reka mwibyo nawe ushobora reka ngaho nireba nimeze se bro ni fresh. ibintu biri kugenda gake biza wallahi. iriya ngoma ya My Ex mbere yuko dutangira wambara rero ubundi ukabakubita akapela kugira ngo bomve umusani turi kumwe. Bashobora kuba indirimbo barimo kwiyumva muri iyi munsi batazi umuntu wayisohoye. N'uyu nguyu reka dukubitemo akapela kabisa. reka mbakubite akaboro kari trend muri no minsi kuri TikTok kavuga ngo ndashaka umukunzi utazankotoza gacya mu gitondo tukikoroga maze kuri media tukarikoroza ubwo tugatahira kwifotoza nendaga gusara kubwawe wakinishije inshuti zanjye ibaze ko na mama wanjye yabonaga kutaruwa kuva dushwana ukwibagirwa bikanga wansize icyapa sinanakugira ishyamba. Akavura ariko kari trend. Nose mbere yuko dutangira ikiganiro mfite ibintu byinshi byo kukubaza, ariko mwabonye ko turi kumwe na Kendri My Ex. Minsi bari kumbimba ngo My Ex ngo bite ngo bite My Ex. Aba ex muri no minsi bafite ibibazo kwera ino ndirimbo. Nose ufite ex? Ego cyane ko nta muntu utagira ex man. Nose kumba mbona usa nkaho uri umwana uri watangiye gukundana ryari? Ex wanjye ntago ashize igihe kinini. Ni nka last year kabisa. Nose iriya ndirimbo iri kuri wowe cyangwa ni true story yawe cyangwa ni true story somehow, ntago ari full ariko somehow ubundi urumva ari ukuntu urimba ibintu byawe ukanaririmbira n'abandi muri rusange. Urumva harimo igice kimwe cyanjye no muri rusange noneho ku bantu bose bafite aba ex.
ariko nyine ni Ni igushingiye. based on true story n'ubundi iyo itangiye abantu barabibona muri video. Okay, noneho tugenda twinjira mu kiganiro mwumvishe ko twakiriye Kendrick Music. Kendrick ako sobanura izina rya hari abakwita ngo Kendrick abantu bavuga ngo Kendrick sinzi iyo K ahantu bayikura nimba bayisoma ubundi izina bavuga Kendrick ni Kendrick niko barisoma apana Kendrick ni Kendrick kuko iriya K ubundi amazina asanzwe ni Didier Kuradusenge. witwa Didier Kuradusenge. Iriya K ni Kuradusenge noneho iriya drill ihagarara mu mwanya wa Didier biri mu mpine mbese. yego kabisa. Nose Kendrick none watangiye music ryari yatangiye kumva ko afite impano yo kuririmba? Shangiye nagiye muri studio bwa mbere 2018 nibwo ninjiye muri studio bwa mbere kabisa. Hashize imyaka ingahe? Kuva 2018 kugera 2025 ubwo harimo imyaka irindwi ubwo ni irindwi irimo. Nose ubwo umaze ni ukuvuga umaze imyaka 7 muri industry cyane ahubwo sinzi impamvu ntafata. oya ndashaje muri industry bro, umaze imyaka 7 muri industry ni ukuvuga waziye uzi abantu generation yawe ni ba Kevin Kade muri 2018 ba Juno warabatanze ukumva ba Juno baje nyuma ya corona ni ukuvuga we waze rimwe nkaba niringa ni muri kiragiye kabisa. Niki kiri kukugora ngo ufatishe ko ufite impano ya danje? Niki kiba kibura ngo yibanga nuza breaking through yawe? Uzi ikintu se gihari ubundi unavuga ko muri aka kanya njya mbwira abantu ngo ubundi iyi ngiyi niyo ndirimbo yanjye ya mbere. Baba basiye ko tukuzi kera. Impamvu mvuga ngo niyo ndirimbo ya mbere ntabwo ari uko ari iya mbere nkoze. Nagiye nkora n'ibindi bagiye babona ariko impamvu nyine mvuga ngo this is my first song nuko ariyo nyine ndirimbo navuga ngo mbitangire noneho biri professional neza nkavuga ati noneho ubu nderuye ninjiye muri music fresh ngiye gukora ibintu byiza bifite quality. Urumva ubundi abantu benshi bagiye bamenya muri music bagiye bamenya mu ndirimbo ziri cover. Najyaga nkorana na Silvizo na n'ubu turacyakorana ariko ntabwo njye nyine urumva nyibogamiye kuri rwa ruhande rwa cover gusa ahubwo nyine ndi kuza muri mudo yo kwerekana noneho abanyarwanda noneho undi babonaga mu tuntu twishi yasubiyemo indirimbo z'abandi noneho icyo nawe ashoboye. ubu ngubu niyo mpamvu nyine mpita nkubwira ngo iyi niyo ndirimbo yanjye ya mbere kabisa ntitaye ngo hari ibindi nakoze si uko babitesheje agaciro ahubwo nyine iyi ngiyi niyo mfata nk'indirimbo inyinjije noneho mu muziki bya nyabyo kabisa. Ni ukuvuga izindi ngoma wasohoraga zari amakava cyangwa hari n'izo wagiye wandika? Nk'indirimbo zisanzwe hari indirimbo uramu producer witwa Package muri country hari indirimbo yagiye ankorera mbere z'ama audio icyo gihe nta n'ubushobozi nari mfite bwo gukora video. Urumva ntago ari uko zirangagije ahubwo nyine n'ubundi icyo gihe ntabwo zamenywe n'abantu ku buryo nyine navuga ngo abantu bambaza ngo za ndirimbo se ngo zagiye. Urumva n'icyagiye nyine umuntu aba akishakisha gifite n'inyota akagerageza uburyo akora utuntu nyine ariko ubu ngubu kabisa ubu ngubu nibwo umuziki utangiye. Uratangiye? Umuziki buratangiye. noneho ebana ndumva iyi industry imazemo imyaka myinshi imyaka 7 bro, ni imyaka myinshi kabisa. Iyi industry yacu ni iki yakwigishije? Ni iki umujene mungana wamubwira umujene ufite nk'imyaka nk'iyawe ufite impano? Ni iki wamubwira? Iyi music iroroshye bimeze bite? Iyi music ukuntu imeze iyo wakoze ibintu byiza bifite quality yaba ari audio na video ikindi kintu nyine ugakora ibintu biri ku murongo apana nyine kujagarara ngo nagiye icara hamwe nyine ukora ikintu ushoboye ubushobozi bwawe ufite shaka bisa birafata man iyo wakoze ibintu byiza mu bushobozi bwawe ufite. Ikindi kintu abantu bajya bibeshya bajya bagira ngo wenda gukora imiziki ngo niba ngo nyine uje ufite amafaranga ya danje ngo uratujya ngo muri studio ya danje ngo ukore ngo video ya danje ibyo ngibyo ushobora kubikora ukabyiyumvana cyangwa ukabyirebana ariko iyo wicaye ku bushobozi ufite bukwegereye nimba ari umuproducer wawe ukorohereza ariko nanone uzi gukora ibintu byiza mugakora. Nk'ubu ngubu wumvishe ko
ubu ngubu nk'umuntu ushobora kumva umuproducer wakoze iriya ndirimbo yanjye haba se producer ko ari ubwa mbere mwumvishe se ariko niyo yaba ari ubwa mbere umwumvishije ariko uhita wumva ko yakoze ikintu cya danje. Rero buriya ntabwo ikintu cya danje ari ukuvuga ngo wagiye ngo kwande ahubwo umuntu wagukoreye nubwo atazwi yakoze ikintu kimeze gute, bimeze gute. Icyo kintu nicyo ngubu gikenewe ku muntu w'umujene wese ushaka gukora umuziki kabisa neza. none se ko hari abahanzi benshi baba bafite indirimbo nziza ntibikunde bafite indirimbo nziza cyane, barari benshi, hari abasani benshi bafite ingoma nziza kuri YouTube benshi nziza, ariko nyine ugasanga indirimbo abantu ntibayizi kandi ni nziza cyane. nanone hajya habaho ikintu bita ubunebwe nabwo ku basani bubaho. ariko uri umusani asohora nk'indirimbo yabona yumvishwe nk'abantu wenda batangiye kumubwira ati T-Boy irarenze, uzi ko Paul yumvishe bari kuyikina hariya ahantu kwa runaka, agahita abyimba atavuga ati yagezeyo indirimbo yabafashe. Nibuke ko nubwo abo bayimenye hari abandi bantu batarayimenya. Nanone abasani bafite ibintu byiza bajya bagira ikintu bita ubunebwe. Buriya none ubunebwe nabwo byica ibintu byose, ibintu by'ubunebwe. Iyo wakoze ikintu cyiza abantu nk'abantu wizeye nk'icumi bakakubwira ati peti kino kintu kirarenze byatari, ahubwo uhita ufatiraho noneho utangire wirukanka uti tugera ahantu hose ukeka ko umuntu yakubonera yamenya ko icyo kintu gihari. Niyo mpamvu buriya nicyo kintu bazira abantu bakora ibintu byiza bikaguma ahantu hamwe. Ni ukuvuga we ikintu uri kubabwira ni bajye bakora promotion. Promotion kabisa ubu byaroroshye man. Kera rega nta TikTok twagiraga, wasangaga umuntu yirirwa nyine yirukanka kuri radio ugasanga indirimbo ye nibayikunze, ugasanga bamwatse ruswa, ibintu nk'ibyo ngibyo. Ubu ngubu ushobora kwicarira we mu rugo cyangwa se ukagenda ugakora ama challenge ugapostinga kuri TikTok indirimbo mu kwezi. Ubundi ikintu cyo nabonye indirimbo nziza kuri TikTok irijyana. TikTok ishobora guhita ihindura ahubwo nabo abanyamakuru aho kujya ujya kubahiga bo bakaza kuguhiga kubera ko iyo ndirimbo yabaye trend. Ubu byaroroshye, dufite imbuga, dufite za TikTok, dufite Instagram, dufite ibiki. Wowe ushobora gukora ibintu byawe wibereye ahantu hamwe kandi ni ukuvuga ikintu uri kuvuga, umusani wakoze indirimbo nziza akaba wenda n'amafaranga promotion afite, ni ukuvuga we promotion yagakoze ni TikTok. siyo gusa ushobora gukoresha zino mbuga. Ikindi urumva niba ari n'uwo munyamakuru ushaka ushobora no kumutaginga ukoresheje nyine izo mbuga, ukamutaginga agahita avuga ati uyu mupeti ko numva arenzera, anytime ukazumva arakubwiye ngo ngwino dukore, ugahita wikozayo. Iyo wagezeyo biba byabaye. Ariko buriya ikintu cya mbere buriya nyine bagomba guha agaciro, social media riga zaratworohereje. Kera si ibyo byabagaho ko ahubwo wavaga niba utare ujyanye indirimbo i Kigali kuri radiyo kugira ngo bayicurange. Ariko icyiza cyaho iyo wabajyaniraga indirimbo barayicuranga, ariko ari igihe wagiraga ibyaha ugasanga indirimbo nimbi. Abahanzi bahari kera indirimbo mbi nziza zose barazicuranga kuko zose indirimbo zari nkeya. Ni ukuvuga wepfa kuba niyo yaba ari indirimbo yawe barayikinaga kabisa. gusa icyo mpamya cyo nuko social media yatworohereje pe kabisa. Noneho Kenji ariga mbona rega njye mbona usa nk'umwana. Njye ndiga mani ngiye mu wa gatandatu segonderi. Ufite nk'imyaka ingahe? Mfite 21. Ni ukuvuga watangiye music ufite muri za 10 na muri 10 na. Ni iki cyawukuraga muri music ku buryo uyitangira ukiri umwana bingana uko nguko? Njyewe ubundi nakuze kabisa, nakuze nkunda kumva imiziki kwa kuntu suzise ko buri mwana wese agira hobby. Hari umwana ukura akunda imipira, hari umwana ukura akunda ibintu nyine, buri wese agira ibintu. Njye nakuze nkunda imiziki, nkunda kureba imiziki kuri uribuka noneho ukuntu kera hari ibintu byajyaga bibaho nyine ugasanga nk'abana bahagaze mu muryango bari kureba ahantu filime. Njye ntabwo nashobora guhagarara ari filime, ahubwo numva harimo nk'indirimbo. Hari indirimbo nyine nabaga numva kuri radiyo ntarayibona nk'amashusho yayo, ngica nk'ahantu bari kureba televiziyo nkahita njya nko muri rido nkahengereza ngo ndebe video y'iyo ndirimbo. Ikintu nakundaga ni imiziki kabisa, nakundaga kuva kera. Ni nande bahanzi wakundaga kumva indirimbo zabo wakuze nyine wumva ni cyakora aba basani icyazamangamira nk'uyu musore? Kera ubundi nkimenya ubwenge numvaga abahanzi, numvaga ba Meddy,
numvaga ba Christopher, ba King James, ba The Ben, abahanzi ba Tom Close, ubundi abahanzi nyine bari icyo gihe abahanzi Bruce we namwumvishe nyuma kuko njye bunini nzi ko njye numvaga ya miziki kera za 2000 nimba ari na 10 zanize ngo za Rambo na Gaseka za ba Kamishi izo ndirimbo numvaga zirenze za ba Meddy ngo inyenyeri ziba mu ijuru ngo amafi nayo aba mu mazi boro nk'izo ngizo wambari ukandirimbira ako karimbo ka Meddy niba ukibuka Kamedi bayitaga Karamata Sakaramatara ngo ninde utazi ko gukunda biryoha biruhura umutima ngo biruhura umutwe inyenyeri ziba mu ijuru amafi nayo aba mu mazi njyeweho nzibera muri we ngo arakunda nkanyurwa kayabura ntabwo bazibuka ni kera izo ndirimbo nanjye nazumvaga ndi mu wa kabiri niba ni mu wa mbere zari za kera ni ukuvuga noneho umusani wakundaga cyane cyane wazaga kuri nimero ya mbere ninde muri abo bose ngewe numvaga icyo gihe Christopher yari arenze kuri ni ukuvuga Christopher ni nawe muhanzi ubu ngubu mu Rwanda ukunda ubu ngubu kugeza ubu aya magingo oya kugeza aya magingo ntabwo navuga ngo niwe nkirambirijeho cyane kiriya gihe abahanzi bari bake kiriya gihe wabaga uzi ngo hariho Meddy ngo hariho nyine warababaraga ukanabarangiza ukabara Tom Close ukabara ba Knowless abantu nk'abo ngabo ariko ubu ngubu urumva hagiye haza abahanzi benshi ubundi ngewe muri kino gihe turimo muri generation cyane nkunda kwiyumvira ba upcoming kuko baba bafite ibintu nyine bitondeye bari abasitari njye navuga ko muri iyi minsi ntabwo basigaye bagira ubunebwe ntabwo nyine rega barakoze man barakoze ibintu bigeraho birashira ubundi ibintu bishyashya biri mu bapeti nta kibazo ubishaka nyomoza ariko urimo kuvuga ko generation y'uyu munsi irimo gukora kurusha abasitari yego ni ukuri tanga urugero rumwe generation urugero ntabwo nabitanga urugero bahita bakwikoma ariko ubu ngubu nge ikintu navuga young generation iri gukora ibintu byiza kurusha abanuze abarejande bano barejande ba kera urumva nyine bunavuga ngo imirongo yarabashiranye ariko ni nako kuri nuko nyine dutinya kukuvuga ariko generation y'uyu munsi iri gukora cyane kabisa generation inafite n'indirimbo nziza buriya ahubwo ikintu nabwira n'abantu b'abanyamakuru abasupporters abantu nyine barenze bite kuri generation ukuntu ubundi abasitari indirimbo ko zijyana n'ubundi amaradiyo ashobora no kuyikina umusitari ntiyafata umwanya ngo aguhamagare ngo nyemerera indirimbo bano bana bari kuzamuka abantu b'abapromota babiteho cyane kuko bafite ibintu byiza ari igihe uhura n'umuntu utari uzi avuga ati iki cyana cyabagahe ukumva nyine uwo muntu ararenze byatari aba young generation bafite ibintu bizima reka nguhe agacalenje sibyo uhuye nk'umuherwe sibyo w'inshuti yawe akakubwira ni bro ubaye muri music imyaka asambye 7 akakubwira ni mfite amafaranga nshaka gushora nshaka talent nshoramo amafaranga n'uwo musana wita umurangira aka kanya uburyo ashoramo amafaranga yakaba ayizeye ko ayashoye muri talent nziza kandi izamugarurira iki ayo yashoye akambaza ati nuhe muntu wa nawe urimo se cyangwa bose wewe nyine egenda umuntu uri bumurangire arakugisha nyine akambwira ati shora muri uyu nabwo ati nushora muri uyu amafaranga yazagaruka namubwira umuntu bita se ko bamutwaye namubwira Rodi uriya mujama wakoranye wasubiranyemo mwisindi na Bruce Melody uriya musana afite ibintu byinshi kabisa ni ukuvuga muri aba bapeti biri kuzamuka Rodi niwe uza imbere cyane Rodi niwe kuri wowe kubera icyo umushyira kwa mbere itonde namushyira kwa mbere kubera ko Rodi ari mu basani bazi kwiyandikira icyo ni icya mbere Rodi azi kwiyandikira Rodi afite ijwi ryiza afite melodi zirenze
Erega nta n'ukuntu Bruce Melody yahita ariko byonyine uzabanza urebe yari afite indirimbo uriya mupeti yitwa nyine Nisindi ya ndirimbo yaragiye iba virus kabisa ubwa mbere hariya Nisindi yari yagiye kuri Prince Kid iya mbere Bruce Melody ibaze tekereza umuntu Bruce Melody yumvaga atavuga ati reka iyi ndirimbo tuyikorere remix arimo umupeti noneho uri kuzamuka ibyo bintu biba birenze niyo mpamvu mbise mvuga ngo uriya mujene namushyira ku mwanya wa mbere kabisa noneho ni izihe challenge uhura nazo muri iyi music yawe ku buryo uvuga ni izi challenge zirangora kugira ngo ngere ku nzozi zanjye challenge ikibazo kijya kiba ni ikibazo cy'ubushobozi ubushobozi bwo gukora imiziki bro kabisa ubushobozi nicyo kintu kigiye kibura nyine ku basani bo uba ufite verses nyinshi nziza ariko nyine kugira ngo uzakore indirimbo ibone yaprodinze hariya high quality kuri video na audio biragora byatari nyine nicyo kintu cya mbere kijya kibimbogamiza nicyo kintu kikugora cyane ikintu bita amafaranga kabisa nicyo kintu kigora mu muziki ni ukuvuga niba ndi kumva neza ibana ni ukuvuga ni ubonye nk'umuntu umeze nka Coach Gere kuri we none ibana wanatwica yego ko East Africa yose ariko biranashoboka nuko abashoramari mu Rwanda dufite ni bake ariko bizagenda bitera imbere wowe ikintu nakubwira ni ugukomeza nyine ukajigiza niba ubonye udufaranga uvuge n'ibana utungutu reka mbe dushyire muri audio mbe mbitse audio yanjye nubona utundi dukeya wongera ushyire muri audio ubwo ufite uturirimbo tubiri noneho ukavuga ni reka nshake noneho amafaranga yo kuri iki video nuko uko bigenda nyine iyo birenze noneho ibintu ukora ababyeyi bawe babifata gute ibyo ari byo byose uracyafite ababyeyi ibintu ukora noneho ababyeyi bawe babifata gute bijyanye na music byumva kabisa kubera ko ubundi buri ikintu nk'umumera abashyira imbere mu ishuri mu gihe nyine ukiri ku ishuri kandi nibyo kabisa umubyeyi aba agomba nyine kuvuga ati iga ni ibintu bisanzwe ariko nanone buriya iyo mubwiye ati imiziki imeze gutya na gutya arabyubaha kabisa ntabwo bigeze bashaka ibintu byo kuvuga ni imiziki yawe we peti ko ukiri umwana imiziki yawe bite byawe nta na rimwe kabisa baragusapotingi for day one ibaze ko na video harimo n'amafaranga nayo aba yo mu rugo kabisa ni ukuvuga Charlotte ku babyeyi bawe rero baguha support kabisa bamasapoti ko bashoboye noneho kariyeri yawe mu myaka 5 urayibona mu myaka 5 nibikomeza nk'uko biri kugenda biza gake gake mu myaka 5 mba numva ndi umuntu uzaba ukomeye kabisa hatagize igihinduka mu myaka 5 bigakomeza bizaba birenze sofa ufite indirimbo zingahe hanze ndi kubara my ex ubwo njye nabara ko ariyo ndirimbo ya mbere ni ukuvuga izo wakoze zose reka nazo ni abana bawe kandi abana bawe nuza indirimbo yawe ni nk'umwana wawe iyo indirimbo wirengagije ntabwo bari sawa ubu ngubu nabara ko zibaye zitari kavi ni ukuvuga we izawe zibaye nk'esheshatu ni ukuvuga ni indirimbo ya mbere wakoze yawe nyine itari kava ninde mu producer wegukoreye yasohotse ryari nabikubwiyeho uriya mu producer package niwe wajya gukorera indirimbo nyinshi kera zose niwe wazikoze hari yakoze yitwa Uno akoreye yitwa Boss akoreye yitwa Melissa washatse nuza muri izo ndirimbo zawe za mbere nuza byibura akagiyeho twendiho gato ukadukubitamo agapira hari niyo bita Tayari iyo nayo ndi kwibagirwa nk'iyo ndirimbo yitwa Tayari yo abantu nibo nyine bajyaga bampa icyizere kera urumva icyo gihe noneho gusohora audio gusa muri za 2018 iyo wagura umupeti ugashyiraho indirimbo kuri YouTube ikagira 5,000 byabaga birenze ibyo navyo byarebaga birenze iyo ndirimbo yitwa Tayari kabisa niyo ndirimbo nzi nyine nanjye nakundaga mu ndirimbo natangiriye dukubitamo akavasi navuga ngo let me tell you how I feel
iyo ndi kumwe nawe babe ni wowe unkorera ibikwiye wangiza uwawe baby no stress ntabwo nshaka gutebya cyane ndashaka kukugira uwanjye dukina agakino kwaje my baby take it slow urabizi sinjya nirukanka kugukunda si ibyo umbwiriza oya wizana amananiza baby humura sinzagutererana nzagukunda uko ubigombwa ntabwo nzakugora kuko ndi tayari 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 kuko ndi tayari cyazi nawe ndumva ufite ikintu bita ikaramu ikaramu nanjye mbizi ufite ikintu bita ikaramu kabisa kabisa ko ikaramu ni ibindi none se nuza ko TikTok yawe ibyimbye cyane ufite content ushira kuri TikTok cyangwa ni ibijyanye na music gusa content yindi oya TikTok n'ubundi ndi musician usibye nyine kwa kundi uje ari ukuntu ugenda posting utuntu uri kwiririmbira postinga nk'indi gutyo nko muri iki gihe ama challenge y'indirimbo bagenda bizamuka kabisa ni ukuvuga TikTok iri based kuri music gusa ni music bose ubona noneho ibintu ukora feedback noneho z'abantu muri rusange abantu feedback yabo kubera ko uri umuntu nyine ukurikiranwa cyane no kuri Insta yawe ufiteho abantu nyine feedback mu bantu mu ndirimbo zawe imeze gute abantu barakuze cyane abantu bo cyane cyane TikTok abantu benshi baba bakuzi kabisa feedback zaba ari nziza ziba ziri positive yego ntabwo wabura negative somehow ariko negative ziba ziri low than positive aba ari nziza kabisa ubundi urumva iyo ufite abantu ukabaha n'ibintu byiza zihora ari positive kabisa nose King James mwari mwahura ko musabye atari kuko James ni n'umuturanyi ahubwo ujya kumusura oya James ntabwo ari wa muntu uhora mu rugo aba hari gakeya kabisa nyine abahora agurukana umunya business ntabwo urajya kumusura ngo muhuze byibura mugahuza ntabwo turicarana umwanya munini gusa nyine kuri phone hari igihe tuganira ni ukuvuga ariko mwarahuye abakangira inama nyine akambwira ati kabisa we courage urashoboye ariko usanga ari wa muntu ubuhuze bya hatari King James ubundi James nk'uyu mu Kendrick nk'ubu King James agushoyemo n'ibyaba birenze James byaba ari ibya danje gusa ubu ngubu ntiwahita ukanyuzamo ukamubwira ko turasa n'ubundi ubu ngubu ahubwo dore buri ikintu cyaba kirenze dukoranye nk'indirimbo yaba trend kabisa yaba ari danje James iki kiganiro ahantu hose urigomba kukibona musubiremo kakanga kagomba kukibona nyine ko agomba kuko iyo collabo man bakeneye abantu ubundi James ikiganiro ntanakibona ikintu namubwira like James azaramo ikintu bita support bizaba birenze collabo yonyine nta kindi King James amaye collabo niyo indirimbo atayishura ngize ngo agwaye collabo bakishakira ibiceri ukayishurira amani njye King James amaye collabo audio gutya tukayikorana nkabona kihari nimba nagurisha iki kugira ngo dukore video twayikora kabisa umwami James rero agira umutima mwiza akunda gutanga support hari n'undi mupeti bita Yannick nawe yigeze kumuha support kabisa nakagoma ka King James se uzi abantu bakunda ngo abantu ukanyoroshe karimbo ka King James kandirimbe yaheruka bubariza iyo bita Ride or Die ntabwo nahisha ko you stole my heart ntugomba nijijisha ntabwo wabyumva ko between life and you nahitamo wowe ni wowe utuma nseka even when I'm broke ntabyibagirwa
gusa disi urakunda ntujya umbabaza habe na rimwe, niba ari amahirwe nagize mu buzima n'umunsi nkubona niba ari umunsi uzagera nkakubura uwo ntawuvumye kuko ntaranyuzwe ntaranyuzwe because you are my ride or die, you are my ride or die, you are my ride or die. Yitwa ride or die. Ride or die. Charles ufite ijwi ryiza man, ufite ijwi ryiza kabisa. Ako karirimbo ahubwo urakanyuresheje no kurusha nyinako kabisa. So noneho tugenda tugana ku musozo, niki ikunda kurya mu buzima busanzwe se? Mu buzima busanzwe nkunda kwirira amakaroni cyangwa se nkakunda kurya umuceri n'amashu. Ko nta nyama numvishemo cyangwa agafi? Ntabwo nabyita favorite ibyo kuko nyine mbije n'ubundi ndabirya, ariko nyine ibintu nkunda cyane ikintu bita umuceri n'amashu, ikintu bita amakaroni kabisa. Ufite sheri? Ubu ngubu ndi single. Uri single kubera hiti wadukubise? Oya, ubu ngubu umusheri wawe ubu ngubu wamwihakanye byaba? kandi ari based on true story. Mbese urumva yaba based on true story nkaba mufite ute? Ni ukuvuga ni uriya my ex niwe urishyiriwe mwaratandukanye kabisa. N'ubundi iyi ndirimbo nari naravuze ibaza ibyo bintu byabaye 2024, ariko reba igihe nyine indirimbo nyisohore. None se ariko ntabwo aribwo nayirikodinze muri uyu mwaka, nuko nahise mbihiga ko nzayikora. abahanzi ko mukunda kuririmba inkundo, urukundo we urusobanura gute? Urukundo ariko ndi kuvuga ni urukundo umukobwa n'umuhungu. Dusobanura gute? Nyine iyo wumva urukundo ngo rurababaza, ngo urukundo ngo urashimisha, urukundo ruraryana, ngo urukundo rutuma, nyine urukundo we urusobanura gute? Nk'umuntu warubayemo bakamukatira cyangwa agakatira. Ngewe urukundo definisiyo naruha nihera. Bambaje ngo urukundo ni iki? Ngewe mbivuze ku bwanjye naba numva ari nka scam. Ni nka scam. Urukundo ntabwo rubaho umuntu akunda iby'umumani kubera ukiri kuvuga ngo urukundo ni scam. Urukundo ni scam buriya nyine man, urukundo rwanyarwo kabisa mpamya ko ari urukundo rw'umubyeyi n'umwana, kuko nyine urukundo rw'umubyeyi n'umwana ruhujwe n'ikintu gikomeye, ikintu bita amaraso. Ikintu bita amaraso uzagitinye. Amaraso kabisa ni ikintu nyine udashobora guhisha kandi kitarangira cyanagukurikirana. Ariko buri urukundo rw'abandi bantu rusanzwe ni urukundo muhuzwa n'ikindi kintu kandi cyo noneho kirangira. Niyo mpamvu nyine mvuga ati urundi rukundo barasikamingana by'imyaka runaka, ariko buri urukundo rw'umubyeyi n'umwana niyo haba iki. Ni ukuvuga ko urukundo rw'umuhungu n'umukobwa rubaho kubera ikindi kintu, rubaho kuko hari ikindi kintu cyarukuruye. Ntabwo rubaho kuko nyine ntabwo ari ikintu nyine, ntabwo rufite ikintu gifatika nyine kirugize. Ariko urukundo rw'umubyeyi n'umwana ikintu bita amaraso kabisa ni ibindi bintu. Niyo mpamvu nyine mba numva urukundo rusanzwe ari scam. None se ni uwuhe role model wawe uvuga ni uyu muntu ngiye mugendera muri byose? Role model ngenderaho ntabwo ari ukuvuga ngo ni runaka, ni umuntu uwo ari we wese ukora ikintu kimuteza imbere kikaba cyateza imbere n'abandi bantu muri rusange. Mbese nyine namwita time changer. Ni umuntu uhindura ibihe, ugahindura ikintu runaka akavuga ku buryo niyo yapfa abantu bazasigara birahera akavuga ati uyu muntu yari arenze. Niwe muntu mba numva uri role model wanjye. Ntabwo namentioninga umuntu runaka, uwo ari we wese umeze gutyo ambera role model, ukora ibintu byiza ku buryo niyo yapfa bavuga ati uriya muntu, bagasigara bamuvuga. Ni ukuvuga uwo twita tuvuga akanya ni nka perezida wacu.
musaza sha Kagame kabisa ni ubu ngubu niwe nahita mvuga ngiye kumenshoninga nabanza umusaza. Ok, noneho tugenda dusoza show yacu, hari utubazo ngenda mbaza umuntu tw'ubwenge duke duke. Nk'umuntu akubwiye ngo sobanura USB mu magambo arambuye, wakavuga gute? USB. USB yanyize nka cagi gusa. Gerageza. USB. Ok, reka ni Universal Stereo Bus. Nk'umuntu noneho akubwiye ni Buffalo mu kinyarwanda ni iki? Ni imbogo. Kukanga ko se ugasubiza. Nk'umuntu akubwiye ngo Century mu kinyarwanda ni iki? Century bwarya si ikinyejana. Cyaze abantu kumva ko noneho tugenda tugana ku musozo, ndagira ngo udukubite akavasi yawe kuri ya my ex yawe kabisa, kugira ngo twumve noneho. My ex bavuga ngo hello my ex wanjye, ese umeze neza muri rusange, wagiye ikanarange cyanibuka ukuntu nisize irange kuga wowe uragucinja basandirina Anita Keza na Korodina, cyagiye ugenda navuza amena ibijya gucika bica amarenga, nendaga gusara kubwawe wakinishije inshuti zanjye, ibaze ko na mama wanjye yabonaga kutaruwa, nendaga gusara kubwawe wakinishije inshuti zanjye, ibaze ko na mama wanjye yajyaga abona utaruwa, kuva dushwana kwibagirwa bikanga, wansize icyapa sinanakugira ishyamba, kuva dushwana kukwibagirwa bikanga, wansize icyapa sinanakugira ishyamba kabisa. Abantu muri kumva ko my ex rero iri kuri trend ahantu hose, mugende kuri YouTube twa Kendrick Music Kedri Music. Basobanura ukuntu babyandika. Kedri bandika K na D na R na I bifatanye bikavamo Kedri. Iyo wanditse Kedri, wakandika Kedri byonyine, wakandika Kedri official, wakandika my ex by Kedri, tumbona kuri YouTube. Ni ukuvuga iyo ndirimbo iri kuri ahantu hose, kuri platform zose za audio mic hose. Ubu ahantu uri kuboneka kuri platform ni audio mark, ayandi naho irageraho vuba muri kino cyumweru, bizagera kuwa mbere iri ahantu hose za Spotify, za Boomplay, Apple Music, ahantu hose zari na za TikTok hose. Noneho dusoza show, nicyo wasaba abantu kugira ngo music yawe ikomeze itere imbere, n'icyo wabwira abantu turi gusoza show? Ikintu nababwira ni support, bakomeze bansapotinge. Ikindi umuntu uri kureba kino kiganiro akande subscribe, arebe hasi ahantu ari kurebera ino video, akanda ahantu h'umutuku handitse subscribe, kubera ko iyo ayikanze anytime nanagarutse ahangaha yabibona. Ewana kabisa, akande subscribe, akore share, atere comment ukuntu yumvishije ibintu bimeze, ewana kabisa. So natwe rero we are Sun Out, uyu munsi twari twabazaniye umusani bita Kendrick. Abantu ni umusani uri gutwika muri iyi minsi, nuko mubizi kuri Oliver TV show dusapointinga buri muntu wese ufite talent, hano tudiringa n'abanyemana batari batandukanye. Uyu munsi twabazaniye Kendrick, ni umusani uri kuzamuka, ariko abantu ndi kubabwira ko azabakorera ibintu bya danger. Rero bana, don't forget to like, subscribe, share and comment. So we are Sun Out, turi kumwe kuri Oliver TV show.